Mico y'Imana naragenzuye mu bushakashatsi nakoze sanga isa neza n'indangagaciro. Yego. Za ndangagaciro batwigishije. Yego, umuntu ufite imico y'Imana na kirazira. Yego. Kirazira nazo tuzisangamo. Iyo umuntu afite imico y'Imana rero usanga afite kirazira, afite indangagaciro, afite ubupfura, afite ubumuntu, afite ubuntu, mu yandi magambo ari umuntu wo kwifuzwa, udateye ikibazo muri societe, ahubwo w'igisubizo muri societe. Yes, reka tubahe ikaze ariko tumaze iminsi twumva yuko mugenda mutugaya kuri ino YouTube channel yacu ya Seruka TV, mutugaya muvuga yuko tutarimo turabahereza ibintu byose uko mubishaka, ariko ni muri ubwo buryo turi kumwe na nyirayo. Ni channel mwabonye yuko irimo irabagezaho ijambo ry'Imana na Evangeliste Kanani Jean Baptiste. Kuki mwatinze guhereza abantu ibyo bashaka kandi dutangira twari twabibemereye? Murakoze. Ni impamvu ariko nta n'igihe kinini gishize, ni iminsi itarenga nk'icyumweru, ariko habaho impamvu z'akazi no kurwaza abafamiliye. Ibyo bituma umuntu atirekura nk'uko byari bikwiriye, ariko noneho tugiye gufatiraho. Aba inama bakomeze bazitugishe, bya ibitekerezo bakomeze babiduhe, zaba comment bakomeze baziduhe batugiramo n'inama. Turi gutegura n'uburyo tuzajya tubonana muri Nibature, tukanabonana na nimugoroba. N'abantu bacu turabakunda cyane, turashaka guhorana nabo, biratunezeza, tugubwa neza, kandi iyo batubereye umugisha natwe tukababera umugisha mu buryo bwo gusangira ijambo ry'Imana no guhugurana no gusenga. Hari n'abantu batangiye kuduhamagara tugasengana. Abo bose rero ni umugisha kuri twe, niyo mpamvu nta ntego dufite yo kongera kugira umwanya wo guta. Nta gihe gihari cyo guta, kuko turi gucunguza uburyo umwete kugira ngo tubashe kuba bugufi bw'inshuti zacu, tubasangije ijambo ry'Imana, ubuhamya n'ibindi bitekerezo byakubaka umurimo w'Imana, n'izindi nama zisanzwe zo mu buzima busanzwe, kuko roho nzima igomba gutura no mu mubiri muzima. Uko tuzabishobora turi bugufi cyane kuruta mbere. Ibyabaye turasenga Imana izadushoboza bye kongera, tugiye gufatiraho mu yandi magambo. Imana ibahe umugisha. Ni na byiza rero, ni byiza buriya iyo umuntu ngo akoze ikintu abantu bagatangira kugikomantaho cyangwa se bakakivugaho, riba ari ikintu kigaragaza yuko icyo kintu n'ubundi batangiye kugikunda, bigaragaza ko bakumbuye abantu wenda duhereza. Batubwiye yuko muri comment nasomye numva bavuga bati mwatubwiye yuko mugiye kuzajya muduhereza ibiganiro byinshi cyane, kandi turabishaka cyane cyane ko birimo biragira icyo bidufasha mu buzima bwa buri munsi. Urabona muri iyi minsi cyano nyinshi cyane zihari ntabwo zigisha ijambo ry'Imana. Izigisha ijambo ry'Imana ni nkeya, kandi nimba nibuka ubwo twari turi kumwe mwatubwiye ko abantu b'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana cyane. Ni nayo ntego dufite, no gusangira n'abantu ijambo ry'Imana. Mu bintu twiyiziho n'Imana ituziho, yaraduhamagaye. Yego. Ikindi misiyo yo kubwiriza ubutumwa bwiza ntago twayihaye, n'Imana yayiduhaye. Ubwo rero iyo dutinze natwe tuba tutari neza mu nshingano Imana yaduhaye. Yego. Ubu rero ntago tuzongera gukererwa. Ubwo bukererwa babutubabarire, n'Imana ndetse butubabarire. Tugiye gufatiraho nk'abakozi ba nimugoroba, tugiye gufatiraho. Imana iduhane. Kuki ari aba nimugoroba, kuki atari aba mu gitondo Evangeliste? Impamvu mvuze ngo abakozi ba nimugoroba, nkavuga ngo tugiye gucunguza uburyo umwete, nuko ibimenyetso bigaragaza ko isi iri gushira biragaragara, kandi irashirana no kwifuza kwayo. Yego. Nuko rero nimba hari abantu twimura mu isi dushaka kubahesha gakondo yo mu ijuru, kugira ngo tuzimukane tujye guturana mu rurembo ahabera bazabana n'iyera, nuko twagira vuba kugira ngo aho ubutumwa bwiza butaragera, cyangwa abaguye cyangwa batarakira neza ubutumwa bwiza, ducunguze uburyo umwete kugira ngo
izo ndobani zose nitugira amahirwe Imana ikabiha umugisha yego zigira icyo zifata nuko tuzagende dufite iminyago ndetse n'aya makamba Yesu yemereye abavuga butumwa natwe twifuza kuzayambara. Mu yandi magambo nukuvuga ngo abantu rwose ibiganiro byo bagiye kuzajya babibona kandi buri gihe nta minsi 2 izagishira. Bivuze ngo tubasabe bakore subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kubana kandi mu bihe byacu bya buri munsi. Ni bakore subscribe kandi banasharinge bakomeze gukomantinga batugira n'inama banatugisha inama. Nabonye barabitangiye, hari n'abaduhamagara tugasengana, hari n'abatugisha inama kuri telefone kandi byagiye bigira umumaro. Burya gusenga birakora, ushobora no gusengera umuntu mutari mu ntara imwe cyangwa mutari mu gihugu kimwe, ibintu bigakora. Dufite abantu batangiye gushima Imana, hari n'abatangiye nkabona umuntu ambajije nimero nkabona aransuye no mu rugo. Hari umushyitsi nari mfite muri weekend waturutse mu ntara aje kunsura, namuherekeje mu byo kuwa mbere n'abandi ni ibintu ubona byiza kandi bitagize icyo bitwaye kandi bihesha Imana icyubahiro. Evangeliste wenda turasubiraho inyuma gato kuko ubwo twakomeje n'ikiganiro cyacu, twubareka tubanze tubahe ikaze kandi ikindi namwe mwayibahaye nize dukomeza kubasaba ngo nyaboneka nibakore subscribe kubera yuko hano hantu ngo hari amatunda meza bagomba kurya kandi agomba kubagirira umumaro mu buzima bwabo, yabo bwa gikristo ndetse n'ubwo mu buzima busanzwe. Abantu benshi muri kino gihe nta jambo ry'Imana bari kumva cyane, abantu benshi cyane bahugiye ku mbuga nkoranyambaga. Tunagushimira ko waragize kino gitekerezo ukavuga uti reka natwe soye dukorere ku mbuga nkoranyambaga, kuko bivuze ngo ndibuka neza tuganira warambwiye ati ndabona bano bantu bari ku mbuga nkoranyambaga nabo bakeneye ijambo ry'Imana. Ariko iyo ubonye uburyo ijambo ry'Imana muri kino gihe abantu bari kuryakira cyane cyane abasore batoya, bakiri batoya cyane, urubyiruko muri rusange, ubona bahugiye ku mbuga nkoranyambaga za TikTok, za Facebook, za Instagram na za YouTube. Bivuze ngo nta jambo ry'Imana bakeneye. Evangeliste, niki ubona muri kino gihe cyakorwa kugira ngo aba basore batoya, uru rubyiruko nabo babashe kumva ijambo ry'Imana kandi biciye ku mbuga nkoranyambaga? Jewe inama nagira urubyiruko kuri icyo kintu, iyi si izashira kandi izashirana no kwifuza kwayo. Yego, kubizera Imana tuzi neza ko ubu buzima buzarangira, kuko tuzi amateka y'abatubanjirije. Ubu Aburahamu aho yari hatuye abandi bantu, ba Enoki aho bari batuye hatuye abandi bantu. Biduha ishusho y'uko tuzimuka mu isi abizera tukajya kuba mu kindi gihugu. Yego, aho ba Aburahamu bari, abo ba Eliya, ba Enoki bari, natwe tuzajyayo. Nubwo waba ufite ibindi bikurangaje, ariko ugomba no kwibuka Imana. Ko nigeze gusoma ijambo ry'Imana rirambwira ngo mbere na mbere Imana. Mbere na mbere Imana, yego ugakora n'ibindi, ariko ukibuka no kwiragiza Imana, kuko niyo ifite umwuka wacu, niyo ifite ubugingo bwacu, n'ahazaza ijya hagiramo ukuboko, ikaduha ubuzima tukiga, tukarangiza, tugatunga, tugacuruza, tugahirwa, umuntu akabyara, agaheka, byose nta muntu bitanga. Ibyo byose biva mu kuboko kw'Imana. Aho rero urubyiruko numva bakagombye kuba mu byo babamo, ariko cyane cyane bakibanda kubihesha Imana icyubahiro. Noneho baza no gusoza akazi gasanzwe, bakagerageza no kujya imbere y'Imana. Kuko dufite byinshi bikurura abantu muri iki gihe, ukabikora buri cyose mu gihe cyacu, bakagira n'umwanya baha Imana. Nuko numva nasaba urubyiruko kugira ngo bakure baziranye n'Imana kandi bafite no ku mico y'Imana. Mico y'Imana naragenzuye mu bushakashatsi nakoze, nsanga isa neza n'indangagaciro. Yego, za ndangagaciro batwigishije. Yego, umuntu ufite imico y'Imana na kirazira. Yego, kirazira nazo
tuzisangamo. Iyo umuntu afite imico y'Imana rero usanga afite kirazira, afite indangagaciro, afite ubupfura, afite ubumuntu, afite ubuntu, mu yandi magambo ari umuntu wo kwifuzwa, udateye ikibazo muri sosiyete, ahubwo w'igisubizo muri sosiyete. Niyo mpamvu urubyiruko mbifurije icyo kintu, tuzanabigarukaho, nzategura ikintu ikiganiro cyimbitse cyo gusobanura ku muntu nyamuntu ufite indangagaciro z'ubumana n'indangagaciro z'iwacu. Imana iduhana umugisha. Bivuze ngo urabona ku mbuga nkoranyambaga ni ikintu navuze ko ndibuze kukubazaho. Ku mbuga nkoranyambaga hari kubera ibintu byinshi cyane. Ibyo byinshi bya mbere biri kuba ari ubusambanyi. Buriya buri kuhabera igiye kuri YouTube. Kera byabaga bigoranye kugira ngo usange zino filime z'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga. Ariko ubu tuvugana buriya YouTube rwari urubuga rwakundaga kugira ikintu bita amahame arugenga. Ntago wabonagaho ifoto y'umuntu wambaye ubusa. Icyo gihe bakuryaga icyo bita copyright, bahitaga baguha copyright. Iyo video bakanayikuraho. Ntago byashoboraga ko wajya kuri YouTube ngo usomane ku ruhame. Nabwo bahitaga bagira gute, bahitaga bakurya copyright, bagakubita copyright YouTube cyangwa se bakagira gute bakayisiba. Ariko ubu ntago ariko bimeze. Urasanga abasambanyi bari kubikoreraho, ugasangaho bise abantu bakora ibikorwa biteye isoni. Pastor, niki wagira inama urubyiruko cyane cyane muri kino gihe, cyane ko izi mbuga nkoranyambaga ibintu turi kubona biri gukorerwaho, ko mbibona atari ibintu akenshi byayobora abantu mu bwami bw'ijuru? Nibyo nari maze kusa nkuko muzaho mu kanya. Umuntu ufite ubumuntu akagira uburere, akagira ubuvuke, agashora ibirenge byombi mu ndangagaciro na kirazira, bimwe twigishijwe, yarangiza akamenya n'indangagaciro z'ubumana na kirazira yo mu bumana. Ntugakora ikintu kwa kundi amategeko, ntuzice, ntuzasambane n'ibindi byose. N'imico myiza dukura mu gusenga ntago akwiriye kuba ameze kuriya. Ko njya mbona ku buryo kera wacaga ku muntu wigirira imico myiza, abana neza n'abantu, witwararika kuri buri kintu, udashaka kubangamira abantu, noneho uha amahoro abandi, nubwo nawe aba yabifuzaho. Uwo muntu ukamubona, wanyura n'ahantu bamuganira ukumva baravuze ngo uriya muntu ni Imana y'u Rwanda. Bari bashatse kuvuga ngo uriya muntu umugezeho, umubonye, muganiriye, umugishije inama, mubanye, ububanye neza nk'ubanye n'Imana. Nicyo bashakaga kuvuga. Imico nk'iyo rero niyo urubyiruko rwakagombye kwigana, ukaba icyitegererezo mu mico, mu ndangagaciro, mu burere. Imvugo nyandagazi buriya kwa kundi batukana ibyo biboneye, ntabwo ari ibintu tumenyereye. Ahantu babikuye simpazi, ntabwo ari byiza cyane, habe namba nako. Ntabwo biriya byubahisha umuntu mu mico y'ibihugu tuvukamo, cyane cyane nk'iki cyacu cyiza cy'u Rwanda. Hari ibintu bitaga kirazira. Umwana kubaha umuntu mukuru, indangagaciro zikamwemerera uko agomba kwitwara, ibyo agomba kuvuga mu ruhame, buryo agomba kwitwara mu buryo bwari bwo bwose, ku ishuri, mu nzira, mu muhanda, ku rusengero no muri sosiyete, muba muruta, mubaruta, gutyo no muba bangana, hose akahitwara nta n'umwe agize gute abangamiye. Ibyo rero nibyo nabifuriza, kugira ngo bajye babigerageza, kuko no mu gikundiro Imana itanga ibyo nabyo bishingirwaho. Umuntu bamukundira imico ye, imyitwarire ye, imivugire ye, ibikorwa bye. Iyo bibaye byiza, uwo muntu usanga agira inshuti nyinshi, ari naho bahindukira bakavuga ngo nahuye n'Imana y'u Rwanda. Wahuye n'umuntu agukemurira ibintu wowe mu kwizera kwa utatekerezaga ko yabigukorera, ubona ni nk'Imana ibikoze, uravuga ngo iyi ni Imana y'u Rwanda. Imana ibaha umugisha. Numva nshaka ko iyi generation y'uru rubyiruko turi kubana narwo bakwinjira cyane mu gusenga, ariko n'umuco wacu ni mwiza, nabo bakawinjiramo ziriya ndangagaciro zose, bakazitunga mu maraso, mu magufa no mu misokoro, kandi bakagerageza kuzapurika mu buzima bwabo. Nibwo ubona umuntu anahise mutanavuganye, ukabona koko
yararezwe yego afite ahavuka ukifuza kuba inshuti nawe. hari umuntu twaganiriye uba muri diaspora ambwira akantu keza, arambwira ngo iyo abonye umunyarwanda hakurya iriya yego aramwibwira. yego ndamubaza se umwibwira kubera iki? ngo baracyafite indangagaciro n'umuco ku buryo ataranavuga uba wageze gute uvuga turiya ni umunyarwanda rwose. abasore bacu n'abakobwa bacu rero bari bakwiye kugerageza gusigasira icyo kintu, kuko agahugu umuco, igihugu umuco n'ikindi wacyo, twebwe iwacu tuwukomeyeho, tukagerekaho no gusenga, tugahuza n'indangagaciro z'ubumana, twumva tuguwe neza, tukuzura umwuka wera, ntitugire uwo tubangamira, ntitugire uwo tubera ikigusha, ntitugire uwo tubera ikibazo, ahubwo tukifuza kuba igisubizo muri sosiyete. kandi iyo ndebesheje amaso dufite byinshi byakwerekana ko abamize izo ndangagaciro bakazigotomera bakazigenderamo bikaba ubuzima bwabo, bafite ibintu byinshi bagezeho bituma natwe turi mu bantu bifuzwa ku mugabane. Imana iguha umugisha. urumva ko ngira ngo abantu benshi cyane bamaze kubyumva, ni uguhangana mbese n'ubushake bw'amaso yawe, ibyo ubona bitari iby'umumaro, bidafite icyo bikumariye, ukabitambukaho, ukabona ukareba ibyo nyine amaso yawe ubona ko biraza kuba ari ibintu bizima byagira icyo bigufasha bikanagutunga mu buzima bwawe busanzwe. Twahaga ikaze abantu tunababwira bihangane, kuko ubu tuvugana noneho ibiganiro mu gihe kuzajya mubibona kandi kenshi cyane. ari nayo mpamvu turimo turasaba abantu ubwo mukore subscribe, nimumara gukora subscribe ibindi byose muzajya mubona buri kiganiro buri uko tugipostinze. ariko wakongera ukibutsa abantu nimero yawe mo gato, kuko ntago wigeze uyivuga. nimero yanjye ni 0788 74 72 35 0788 74 72 35. inkunga y'ibitekerezo irakenewe, inama byose birakenewe. ushobora no kuvuga uti mukoze n'iki, mwongeyemo n'iki, byarushaho kuba byiza. ko duhari ku bwanyu kugira ngo tugirane ibihe byiza, kandi bibaye byiza tuzafatana urunana tugiye guhoberana na Yesu ubwaho azabaje gutwara itorero cyangwa se abamwizeye muri rusange. muri iki cyumweru uraduha umutumirwa? iki cyumweru ndabaha umutumirwa, naranabibemereye, si umwe, nzajya mbasimburanya kugira ngo turusheho kugirana ibihe byiza. kandi ni ukuri n'Imana ibyumve, kuko intego mfite ni ukwihesha icyubahiro, nta yindi ntego mfite, ni uko Imana yahabwa icyubahiro. yego nigeze nzenguruka iki gihugu cy'u Rwanda mvuga ubutumwa, ariko kubera inshingano zigenda ziba nyinshi, yego n'ubu ndacyabikora, ariko nk'ubu hari abantu bazajya bankurikirana akavuga ati uyu musaza ndamuzi. yego mu Rwanda hose, za Nyagatare, za Musanze, za Nyakinama, za Ngororero, za Gisenyi, mu majyepfo, amajyaruguru, Cyangugu, mu turere twose tw'u Rwanda nagiye mpagera. yego ubwo rero ni undi mwanya mushya wo kongera kubonana n'abantu banjye b'inshuti zanjye, tukagirana inama mu buryo bworoshye. abo tudahuye nagiye i Rusizi tugahurira kuri Cano, abo tudahuye nagiye Nyagatare tugahurira kuri Cano, tukongera tukagirana ibihe byiza, twibukiranye ibisabwa kugira ngo umugenzi aba akwije ibyangombwa byose byo mu rugendo rujya mu ijuru. bivuze ngo ahangaha bazajya bahabona Kanani Jean Baptiste kabisa, n'abatumirwa umwe bifuzaga babone abatumirwa batandukanye baje ahangaha. aho kuri icyo cy'abatumirwa wenda koko nubwo turi muri presentation, ariko ntabwo nabura kukikubaza, urateganya kuzajya utuzanira abatumirwa bahe? mu batumirwa wenda ndabizi iyi Cano ni ya gikristo, ariko tuzajya tuhabona n'abatumirwa batari abakristo. ubwo nimvuga ngo abatumirwa batari abakristo, ubwo wumve ko hashaka kuba harimo n'abatambaye wenda nk'uko Imana ibishaka, mbese bambaye uburyo babyifuza nk'abiki gihe. hari igihe umuntu agushotora akavuga ati ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana, yego, kandi arizo nshingano zawe, yego, muraza mukaganira. hari igihe mutandukana yahinduye imyitwarire,
cyangwa hari icyo amenya atarazi. Ntago rero nta muntu twakwima ikaze kukuganira ku ijambo ry'Imana. Ni impamvu mbikubwiye nuko hari umuntu w'inshuti yanjye umwe wumvishe yumva aranzi uburyo mvuga nubwo njye mba nagaragara kuri kamera. Yego. Arambwira ati se wazaritse nkaza nkaganira na pasiteri. Batangiye kuri kubatiza ko bakwita pasiteri hano ku rubuga. Ubwo nanjye rero ntago nzajya nigora, nzajya nivugira pasiteri. Ambwira ati ndashaka kuganira na pasiteri kuko buriya uretse ko abantu tujya dukunda guha ibintu igito ukuntu wenda sinzi. Pasiteri ubundi bisobanura umushumba, siko bimeze. Ubwo iyo tuvuze ngo umushumba, ubundi umushumba ni umuntu uragira intama. Hari ikindi kintu buriya kiragirwa kamerama, inka. Inka bivuze ngo umuntu aragira inka akaragira intama, ubwo niwe umushumba muri rusange. Kuko ariko bitewe wenda n'ukuntu amatorero mujya mubifata, wenda mukavuga muti pasiteri noneho nuwabisingiwe wanabiherewe uburenganzira kwitwa iryo zina ngo ni pasiteri. Ariko nyine twebwe tugeze hano ku mbuga nkoranyambaga, ibyo nta gaciro tuba tubiha. Umuntu ubona nyine yagushumba akakuyobora akakuragira akakugeza ahantu heza, uhita umubatiza pasiteri. Ni muri ubwo buryo rero muri comment nanabibona. Iturize ntago ari we wabikoze gusa. Ego. Ndimaranye imyaka myinshi. Niko banyita. Ubundi umuntu wese uvuga ijambo ry'Imana, abantu bacu ni abantu beza, nta rindi zina baguhamagara. Yego. Baguhamagara pasiteri. Nta n'icyo binatwaye, nta nubwo ari n'izina ribi, kandi ndumva nk'uko umaze kubisobanura bifite igisobanuro kijya gusa n'iryo zina, ntacyo bitwaye. Rero amazina yose batwise kubw'umurimo w'Imana turayitaba. Icyo kiganiro kuko nifuza ko aricyo cyakurikira, reka tube duparikiye ahangaha. Twabahaga ikaze, reka nizere ko muri gukora subscribe, kandi by'abatumirwa murabafite nta kibazo. Ubwo anytime igihe icyo ari cyo cyose muzajya mudusaba n'umutumirwa, muzajya munatwandikira. Mushaka kutubwira ati dukeneye Mama Asia, mushaka kutubwira ati se dukeneye runaka, mushaka no kutubwira ati mukeneye Jackie w'i Rwanda n'urugero. Igitekerezo cyanyu tuzatugihereza agaciro. Mushaka kutubwira ati mukeneye Joyeuse, nta kibazo tuzajya tuba duhari kugira ngo mubazanire. Murakoze cyane, tubahamagara baze tugirane ibihe byiza. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.